twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Bwiza TV. Tunabashimira mwese mwamaze gukora subscribe, dukangurira abatari bakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru tubagezaho ajye abagereraho ku gihe. Burerwa Amani uzwi nka Pifura agiye gutangira gukorana na studio nshya y'umuraperi usanzwe akora umuziki adafite inza akorana nayo, bivuze ngo nta rebo yari afite abarizwamo, uzwi ku izina rya Pifura, wamenyekanye mu bihangano byinshi bigiye bitandukanye, waruherutse kuva muri gereza akagaruka avuga ko yatandukanye n'imico mibi yari asanganywe, aho adashaka kuzongera kubabaza umubyeyi we ukundi, aho yahise anakora n'indirimbo na Aline Gahongayire yitwa Mama, akaba agiye kubarizwa mu nzu itunganya umuziki yitwa The Talks yashinzwe na Dushime Christian nawe muyobozi wayo. Iyi nzu ikaba iherereye mu karere ka Bugesera, ubwo ni mu mujyi wa Nyamata. Pifura nk'umuhanzi ufitanye amasezerano n'iyi studio amaze kuhakorera indirimbo imwe na Bulldog, indirimbo bise rimwe niyo namba. Uyu muhanzi rero wagiye amenyekana mu ndirimbo zitandukanye, benshi bavuga ko ari umuhanga cyane mu bijyanye n'imirapire mu njyana ya hip hop, ariko kubera gukoresha ibiyobyabwenge bikaba byaragiye bimwangiriza kariyeri, bigatuma ntaho agera ndetse injyana ye ntigire naho na gito imugezaho. Gusa kugeza kuri uyu munsi aho yavugiye ko yahindutse, reka dutegereze tuze kureba umusaruro biri buze gutanga kuva yanabonye rebo asinyamo. Wenda hari igihe biri buze kugira icyo bitanga. Icyo usabwa kugira ngo udukurikire amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi atandukanye no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, n'amakuru atandukanye akakugereraho.